Twongeye kwibutsa abantu ko turi kumwe nanone na Mariza Violette ushize yari yaduhaye ubuhamya igice cya mbere tubwira ukuntu yageze muri Kigali avuye iyo hepfo aho twese dukomoka benshi mu ntara, hanyuma atwinjiza gatoya n'ukuntu yinjiye mu mwuga w'uburaya. Ubu nanone turamufite tugiye kwinjira mu cyiciro cya kabiri, atubwire niba muri uyu mwuga w'uburaya yakoze abantu benshi bahuriramo n'ibibazo byinshi, niba atarigeze afungwa, niba se nta muntu wigeze amukubita icupa. Aho niho tugiye kwinjira noneho dutangirana nawe nanone atugeze neza mu ubuzima ndani bw'uwo mwuga uko yagiye anyuramo. Mariza Violette, tuguhaye ikaze nanone. Murakoze. Muri uwo mwuga nta cupa nakubiswe, muri uwo mwuga narafunzwe cyane, nafungiwe mu makontineri yabaga i Remera, nafungiwe i Remera Gikondo kwa Kabuga, i Remera ku mabrigade twarafungirwaga cyane, Kicukiro narafunzwe, inkoni nyinshi turazikubitwa. Hari igihe nakoraga ibyaha byo kugemura imogi muri brigade, nzigemuriye abarara twagendanaga mu mihanda. Urumva n'ubuhamya bukomeye, ntabwo waba warabaye mu muhanda n'ubundi ngo ureke guhura n'ibi bintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu nakubiswe n'icupa, kuko ntabwo nubwo narwanaga ntabwo niyegerezaga abantu bankubita amacupa, oya narwanaga n'indaya twashwanye cyangwa se twapfuye umugabo, ariko ntabwo nigeze nkubitwa amacupa. Nka buriya kugemura urumogi waba waranyweyeho nawe mbere yo kurugemura se? Nararunywaga cyane. Impamvu nanarugemuriraga abo bantu nuko twarusangiraga, nakumva yafunzwe nkumva nicyo nahita mutabaza cyamumara inzara n'inyota, kuko nanjye mu buzima nabagamo kubwakira cyane n'ibyo bintu nabanzaga kwidorogesha. Hanyuma ukidoroga, ubashyira urumogi babyakiraga bo gute se? Kurutambutsa rukagera ku muntu wafunzwe byo byarakoroheraga? Iyo umuntu ari muri buriya buzima hari ahantu agera ukagira ngo hari ibintu bimukoresha. Narutambutsaga mu buryo polisi zitari kumenya, kandi hari igihe basakaga, kuko hari igihe bagemuraga ibiryo bakabisaka, ariko nageragezaga uburyo napfunyika nko mu gasashi ngashyira mu biryo hasi nkavanga. Ntabwo bari kubireba rero ngo bamenye nimba harimo urumogi, kuko ntabwo rwari kubereka ifoto. Narushyiraga mu biryo mu kuntu nabo nkabacira isiri, nkababwira nti narugemuye mururebe gutya. Bo bagiraga amasaha yo kurunywa ubwo simbizi, rero najyaga kumva nkumva nafashwe ngakubitwa bakamfunga kwa Kabuga. Hariho n'igihe namanutse ngarukira kuri parike ndaburana, babwira ko ibyo bintu bitewe n'ubwenge nari nzi ntari kubigemura muri brigade, ari ibintu leta yangaga. Ndataha, ni nk'Imana yagendaga inkora aho hantu kugira ngo nzabashe kuyikorera mu gihe nk'iki ngiki. Aho rero ni hamwe nyine mu byaranze ubwo buzima. Ubundi mu mwuga w'uburaya ho uduhaye nka karezime, wagiye ukorera hehe, byagiye bigenda gute aho naho hatugeze? Nkorera Sonatube, nitwaga Mariza, ariko hari akandi kazina banyitaga ko mu muhanda bakundaga kunyita KBC mu bantu babaga banzi. Nakoreye Sonatube rero, nakoreye i Remera hano mu Migina narahakoze, ariko cyane sinahakoreye uburaya, ho nahakoze akazi ko mu kabari. Ni ku mugabo witwa Rushero, narahakoze muri nganda weke nkora mu kabari. Ariko ubwo icyo gihe nakoraga amasaha yose, kubera ko aho nakazi nakoreraga boss. Urumva sinari kujya kwicuruza, ahubwo nkaretse akazi nahitse njye kwikorera ku giti cyanjye. Rero cyane nabaga ndi kuri agence, nabaga ndi kuri ahantu hitwa kuri Roste, ni hano hafi no kwa Rando. Aho hose niho nagendaga nkorera, no mu Giporoso. Byaterwaga naho nshoboye kugera. KBC najyagayo, aho hose niho nagiye nkorera. No kwa Rando ninjiragamo, naho nagiye ngarukira. Gusa nakijijwe nenda kujya muri Kenya, nari narashatse icyangombwa naravuye kuri Migration, aho niho Imana yahise imfata impagakiza. Ariko aho hose niho nagiye nyuza akaguru kanjye, aho nakoreye uwo mwuga. Hari n'ahandi wakomojeho uvuga ko wigeze gufatira indangamuntu kwa Kabuga, ibyo byagenze gute?
nigeze gufungwa igihe kinini cyane kwa Kabuga, mfungwa amezi 4 mvuye mu muhanda, kuko bitewe n'ukuntu nari imeze iyo nafungirwa kwa Kabuga nta ndaya zajyaga zivuga ko jyewe ndi indaya. Kenshi najyaga mvuga ngo nkora muri salo, kuko abantu benshi barantinyaga, yenda si ukuvuga ngo barantinyaga ahubwo kenshi ntibambonaga cyane. Nategeraga kwa Rando, ngategera KBC, ngategera Sonatube ho nahageraga nk'uwigendera, ntabwo nakundaga kuhajya kuko cyane hari muri quartier. None iyo nafunguga kwa Kabuga bitewe n'abantu batabaga banzi mu muhanda cyane, Sonatube ku manywa nijoro bakundaga kumbona ngenda, ariko ku manywa ntibambone. Ubwo nahitaga mbabwira ngo jyewe nkora muri salo, sindi indaya, kwa Kabuga bakabyumva. Igihe cyaje kugira rero umwuka w'Imana mpangaho nkiri indaya ntarabimenya. Ngeze kwa Kabuga, umuntu watuyoboraga wari uhakuriye yitwaga Munzenze, areba ukuntu meze, nkagira impano zo gutera amakorasi, aravuga ati ubu ugiye kujya uyobora izi ndaya za hano kwa Kabuga paka zikijijwe. Nicyo cyantindije kwa Kabuga, barahatubabururira, nifatira irangamuntu. Naje mu mudugudu icyo gihe barandekuye, irangamuntu ndayibura, mbaza abayobozi batereka data ntituza amakuru yawe cyane ko tutakubonaga, subira kwa Kabuga. Ubwo naje gufatira irangamuntu muri Gikondo mu mudugudu wa Marembo, niho nakwirangamuntu yanjye. Murakoze. Ariko abantu benshi ntabwo babisobanukirwa, nanjye ubwanjye simbisobanukirwa. Ubundi buriya kugira ngo uhure n'indaya, umugabo azate akubwira gute, umusubiza gute, kugira ngo wamugane n'abantu benshi babimenye, bitangira gute? Ubundi sene yo kugura indaya bitangira gute? Araza akagutereta, akakureba aho wicaye, cyane ko ntahagararaga ku muhanda. Sinahagararaga ku muhanda, nabaga mfite yanjye nkagenda nkicara kuri kontwari nkaka inzoga. Namara ko kaka inzoga, umugabo akaza akankunda, akambwira ati bakongere, bakanyongera, akambwira ati nagukunze, ese naguha nkangahe ngo turarane cyangwa se tubonane nigendere. Nuko atangira kubwira, ubwo mujya mu biciro, ukamubwira utayo nshaka naya, yakumva yafite akayaguha, yakumva atayafite ukamuhakanira akigendera, ukigumiraho nyine ugategereza abandi, nuko ubundi bakugura. Hanyuma hari n'ahandi watubwiye ko wigeze kuba mu cyokezo, naho hameze gute? Nkijijwe mpamagawe n'Imana, nahamagawe mvuye mu muhanda. Ndabyibuka nari mvuye kubyina muri agence, Imana yaravuganye nanjye irambwira ngo nintayikorera nzayikorera ndi mu bitaro muri Kane. Numva simbyakiriye kuko nari ntarakizwa, naje gukora gisida ndakomerekaho mu maso ho gake. Mpamagara umuntu wari wabimpanuriye, ndamubwira nti rero ya gisida mpoye nayo. Arambwira ati wapi, ntabwo ariyo, ahubwo uzaryama muri Kane. Ubwo nabitekerejeho nkajya mbimubazaho cyane, kuko ntabwo nari nagasobanukirwa amagambo Imana imbwira, kandi kabimbwira nkiri mu muhanda. Rero naje gukundana n'umuntu usanga arwaye sida, twari tugiye kubana twipimishije. Tumaze kubona yuko arwaye, mpita nibuka ijambo Imana yambwiye. Nibuka yuko yambwiye ngo nzayikorera naragiye muri Kane. Noneho mu gukizwa kwanjye nakijijwe, narafashe umwanzuro ndavuga ngo reka njye gusenga muri Dorokasi, kuko ho batwemereraga kwambara amapataro, tukisukisha, tukishyiraho ibintu byose dushaka. Simbashebeze nabo basenga Imana, ariko burya hari ukuntu umuntu ahamagarwa. Aho rero naragiye ndatura, turapfukama baradusengera, ariko numva ijwi rirambwiye ngo watura uhagaze, watura n'umunwa uvuga, usabe mikoro. Nasabye mikoro, ndatura, mbabwira aho naraye n'aho mba. Icyo gihe gukizwa birananira, mba mu nzu amezi 4 naragerageje gukizwa, kuko numvaga mbishaka cyane, hamwe n'ijwi ry'Imana ryagendanaga nanjye, numvaga mbishaka cyane. Nyirinzu rero yaje kuza anyaka inzu ye, arambira ati inzu yanjye dore amezi narashize kandi ntunyishyura, wabaye umurokore, wakoraga mu kabari cyangwa se ukabinda ukanyishyura amafaranga y'inzu ndayabura. Ndangije njya ku mukuru w'umudugudu mbimutekererezaho, yari umupasiteri wowe umurokore. Arambwira ati kuva kubwiye gutyo genda urare ku rubaraza, inzu yayikinze nta kindi twakora. Ubwo naraye ku rubaraza, mukurara ku rubaraza, numva ijwi rirambwiye ngo genda ugura inzoga umwe. Ndagenda ngura inzoga yitwa Suzi, ndayinywa. Yari yakingishije iminyururu ku rugi rwe, ndayica njya mu nzu. Aho niho nahereye
mbona ubuzima bwo kuba mu nzu, kubura amafaranga y'inzu. Ubwo ntangira gukizwa muri Dorokasi ho harananiye, navaga gusenga, twasengeraga hariya Sonatube ahantu yitwa kuri Sheri cyangwa se ku matagisi, ku cyapa cy'amatagisi kijya mu mujyi, niho hari urwo rusengero rw'itorero rya Dorokasi. Nkazamuka nagira Sonatube nkumva ijwi rirambwiye ngo igurire umujyi ijye kunywera kandi mvuye gusenga. Ubwo rero byaje kunanira, ndavuga nti sinabishobora. Niho navuye nza gukora mu Migina kwa Rushero, ndaza musaba akazi nambaye amajipo maremare, ambera umubyeyi ampa akazi. Nyuma yaho naje gukizwa muri ADPR, nyine aribwo nari mvuye mu kazi ko mu kabari, njya muri agence ndabyina, umugabo arantahana ampa amafaranga 8,000 icyo gihe. Ijwi ry'Imana ryamfashe uwo munsi nijoro saa 9 njya gukizwa. Mu gukizwa nibwo byakomeje ubwo buzima bwo kuba mu cyokezo. Iyo nzu nabagamo mbura amafaranga yo kuyishyura. Urumva gukizwa nagiye mu Rukiri baransengera, haba ibyifuzo kuwa gatatu, numva ngiye mu cyifuzo baransengera, mbwira Imana ngo Mana nanjye ndumva ashaka kubona ukuboko kwawe. Icyo gihe rero ngizwe mfite 8,000, urumva sinari kwishyura nyir'inzu ngo bishoboke. Nibwo natangiye ubuzima bwo kubura ahantu ho kuba, nkaba mu byokezo, bakanca 6 nkabibura, bakanca 5 nkabibura. Hari aho nagurishije varisi y'imyenda, ndavuga ngo ndebe ukuntu byagenda. Hari aho nagurishije amapataro, ncuruza amapataro yanjye nambaraga mvuye mu muhanda, birancanga. Naho natangiye mbabwira ngo nigeze mba mu cyokezo, kukishyura birananira. N'ubwo buzima nabayemo bwo kuba mu cyokezo. Buriya iyo umuntu yabaye mu bintu ntabwo biba byoroshye. Ntabwo ujya wumva ufite umutima wo kuvuga uti mbe nasubirayo, cyane yuko uhura n'ubuzima nyine ni ikibazo. Nk'iyo yenda se wabuze amafaranga, ushobora yenda no kubwirirwa, cyangwa se wanaburaye, ushobora kukenera igikoresho runaka ukakibura. Ntabwo ujya wumva ufite umutima ukuhata uti wasubirayo nkongera nkagerageza? Murakoze. Ngewe nkizwa, buriya hari ukuntu abantu bahamagarwa, cyangwa se hari ukuntu bavuga ngo umuntu yinjirira mu idirishya. Ngewe ninjiriye mu muryango. Ibyo bibaho, umuntu agahura n'ikibazo, ibigeragezo ntibibura. Kandi umukristo nyakuri wahamagawe n'Imana, ibyo bigerageza binyuramo. Nageragejwe cyane rero, Imana integera ku kintu cyo kubura amafaranga y'inzu, kubura yo kurya. Ndabyibuka hari igihe hari umudiyakoni wacu mu Rukiri yigeze yimikwa ku budiyakoni, mfite inzara nyinshi, nari maranye nk'icyumweru shonje. Imana yagira ngo irebe ko hantu nzasubirayo. Ndibuka njya gukizwa, nagiranye isezerano n'Imana. Imana irambwira ngo rambura akaboko. Mu bantu benshi mu byifuzo byo kuwa gatatu tujya tugira kuwa gatatu iwacu, ndambura akaboko. Umuntu wanyatuje ayo magambo ni umugabo witwa Werarisi, turirimbana muri korari. Arambwira ati Imana ivuganye nanjye, irambwira ngo niwongera kujya gusambana izahita ikwica, nk'uko umuntu akandagira urushishi rugapfa, cyangwa se ikimonyo umuntu akagikandagira kitabizi kigapfa. Ubwo rero icyo kintu cyangizeho ubuzima burancanga, inzara iranyica, ariko ngahita nibuka rya sezerano nagiranye n'Imana. Ntabwo rero byabaye ngewe, kuko ibigeragezo nakomezanyije nabyo, kuko muri uru rugendo ku muntu ukijijwe neza nibyo bintu bimuranga. Kuba mu bigeragezo, guhura n'intambara, kubura aho kuba, gusonza, ibyo umuntu ahura nabyo. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, nicyo gituma senga amasengesho menshi nkabwira Imana ngo mfate unkomeze, unyegere kuruta imyambaro nambaye. Ntabwo habaye ku bwanjye. Aho ni kuri urwo ruhande rumwe. Hanyuma tubwire, kureka inzoga nabyo ni ubuhamya. Nacyo ni ikintu kitoroshye, abantu benshi byarabananiye. Kureka urumogi bikaba ibindi. Njya mbona bananiwe no kureka itabi, ni ubuhamya nabwo ntabwo byoroshye. Byo wabashije kubitsindisha iki? Ko nzi ko nabyo kubivaho bitajya byorohera benshi. Murakoze. Nkizwa ndabyibuka urumogi rwo muri Sonatube rwari rwarananiye. Nagiye kugura i Nyamirambo, niho bavugaga ngo habura ukaze. Ntabwo nagiraga ibitotsi, nanywaga waragiye ya 7,5 ngakubitaho amaburi ku bantu baciye mu bintu nk'ibyo twaciyemo. Hari abantu baba bazi urumogi, hari udupfunyika rero tuba turiho bakatwita utuburi.
jyewe utuburi nakoreshaga 5 nkanywa n'iyo warage kugira ngo mbashe kugarura ibitekerezo byo kuba nasinzira. Nkijijwe rero numvise atari ibintu shyikiriye, ndavuga ngo yenda Imana ishobora kureka nkareka yenda urumogi, ariko yenda uburaya bwo sinabureka, cyangwa se irampitiramo kimwe ndeka uburaya urumogi nkomeze ndumwe. Urumogi rero naratashye nari ndufite rwinshi cyane mu rugo, ndangije ngeze mu rugo ndutekeye ngo ndumwe, numva ngize agaseseme, numva mbaye nk'umuntu wahuzwe ikintu. Urumogi nuko naruretse, inzoga mpita nyihurwa gutyo, nijoro nkaryama nkagira ibitotsi, numva Imana ishyizemo ibihe byo gusenga. Icyo gihe nari ntarakora n'amasengesho y'umunsi umwe, nari ntarabwirirwa ntasinze, ariko Imana ihita inyinjiza mu gihe cyo gusenga. Ndibuka nahise ntangira ku masengesho y'icyumweru, ariko kuyatangira nahise ngira ubwoba bw'ibintu ngiye kubamo. Ndavuga ngo ese Mana, ibi bintu aho singiye ko bibangikanya? Numva nsabye Imana imbaraga zindi ziruta izo yampaye. Mbwira Imana ngo Imana inkure ku bintu bibiri, inkure ku rumogi n'itabi, kuko inda yazahise zimbwira ngo kuva ugiye gukizwa ngo ejo tuzongera duhure, nk'uko wari waragiye muri Dorokasi tukongera tugahura. Ubwo rero urumogi n'itabi nuko nabiretse. Sinzi ukuntu mbese Imana yise impa urukingo runkuramo ibyo bintu, ubusambanyi, urumogi, inzoga, sinongeye kubitekereza. Hariya ugerageje kutwibutsa watangiye umwuga gihe ki, wawusoje igihe ki? Muri 2004 nibwo natangiye uwo mwuga, nkureka muri 2012 mu kwezi kwa 3 nibwo nagiye mu mazi menshi. Ntangira gukizwa hari muri 2011, nibwo natangiye gukizwa mu kwezi kwa 8, ariko kujya muri Yorodani neza nagiye muri Yorodani mu mazi menshi muri 2013. Nuko ntibuka ukwezi uko ariko nicyo gihe nagiriye muri Yorodani. Nka buriya ugerageje kwibuka cyangwa se kugereranya, nibwira ko yenda ntabwo biba byoroshye, ariko muri iyo myaka yose buriya waba warahuye n'abagabo bangahe? Abantu mba narakireba bari benshi, ntabwo umuntu yakwibuka umubare, kuko uje wese akakubwira ati mfite amafaranga urayakira. Gusa ikintu nibuka cyo nagiraga agasuzuguro. Ikindi cya kabiri nagiraga inenesi, numvaga ashaka umuntu usa neza, nkumva umuntu uko yabaje. Hari nk'ukuntu nabonaga ku muhanda indaya zihagarara, ni nayo mpamvu nagiraga amahane nkarwana nazo, ukabona nk'umuntu aje asa nabi, imbobo ngo afite ayanjye. Numvaga rero jyewe iteka ryose nshaka umugabo usa neza, nshaka umugabo wambaye neza kandi ukeye. Nakiraga abagabo ni benshi, yego sinavuga ngo ni bake, ariko ntabwo nakwibuka umubare, ni benshi. Impamvu nari nkubajije gutyo, hari uwo twigeze kuganira arambwira ngo mu ijoro rimwe yakiraga abagabo 20, 70, 30 kuzamura. Ni muri urwo rwego nari mbivuzemo. Jyewe nari mfite kondisiyo mu kazi nakoragamo. Akazi kanjye nta mugabo narazaga iwanjye. Umugabo yarazaga yenda akaza ku manywa abantu bareba, kuko naravugaga ntibyange bikunde dushobora gushwana tukarwana, nkaba namukeba cyangwa se nawe akaniga. Nakoraga ibintu ku manywa. Nijoro rero iyo nagendaga ntabwo umugabo twararanaga, ahubwo twajyaga mu biciro tukabonana, akagenda nanjye nkagenda. Kandi iyindi kondisiyo nagiraga iwanjye, ntabwo narenzaga saa 11 za mu gitondo ntarataha mu rugo, kuko nagiraga umukozi. Numvaga nshaka kugenda tukabonana, nkamuha amafaranga yo kurya, ngakomeza muri gahunda z'izo mogi n'izo nzoga nywa, ariko numva umukozi wanjye atishwe n'inzara. Ubwo rero cyane ko ahantu nari ntuye hari mu nzu z'abantu bakavukire, nabahaga umutekano. Nirindaga rero kuba navuga ngo ndajyana umugabo buri kanya kujya gukinguza nturanye n'abantu, kuko nari ntuye mu nzu ya nyirinzu mu gikari cye. Numvaga rero guhora mubuza amahoro, umutekano. Indaya ni kenshi zibuza umutekano w'ahantu zituye, ugasanga bazivuga nabi cyane kubera yuko utanga amahoro make mu bantu muturanye. Jyewe rero ahantu nabaye akenshi nahabaga imyaka 8, imyaka 7, nangaga kwiteza akavuyo k'abaturanyi, nangaga no kugaragaza akazi nkora cyane. Niyo mpamvu ntavuga ngo mu ijoro nakiraga. Bagiye naragendaga mu kabari tukavugana, tukazana muri rogi, akampa amafaranga akagenda nanjye ngasigara. Nka buriya abantu bakora uriya mwuga ntabwo biba byoroshye, ariko byibuze hari ubwo wigeze utwara umugabo mukananiranwa kumvikana mukarwana?
Umugabo ntabwo twananiranwaga, iyo nabo mubonagaho amafaranga nkeneye kandi nawe akayanyemerera, nageragezaga uburyo bwose mutwara neza amafaranga nkayamukuraho, kuko nicyo cyabaga cyanjyanye cyane, ko iyo namucaga amafaranga nkabona yishimiye kuyampa, nanjye rwose ntabwo twananiranwaga, ntabwo nigeze ndwana n'abagabo ngo twapfuye amafaranga, oya, twarwanaga n'indaya yenda zishaka kuntwara umugabo, ariko kuvuga ngo narwanye n'umugabo yayabuze yayanyimye ntabwo byigeze bimbaho. Hanyuma nta n'uwo mwigeze mujyana se ngo mugere mu rugo abura ayo mafaranga yo kuguha, mwari mwabyumvikanyeho? Oya, njyewe iyo nabaga ndi mu kabari ukangurira inzoga zawe nkanywa nkarya, nahitaga nkubwira ngo nyishyura mbere, amafaranga nkayajyana. Narayajyanaga, namara kuyajyana ubwo nageraga mu rugo muri gahunda yo kuba twashwana, nkavuga nti reka mbanze nyahishe ataza kuyanyaga, kuko hari benshi babikoraga, hari benshi bacaga amafaranga umugabo yayamuha agasubira inyuma akayamwaka. Njyewe rero narabanzaga nkayamuhisha, narangiza nkajya muri gahunda zacu zituzanye. Ubwo nkijijwe Imana yahise impa amasezerano y'ubukwe, ikajya ibwira ubukwe, nza guhura n'umusore, turapanga, turateretana, iwabo hari ku Kibuye, tukajya dupanga, tugera aho tujya kwerekanwa mu rusengero. Twamaze umwaka twarerekanwe, ndabyibuka, abantu bakambaza bati ko werekanwe bigeze he kujya mu murenge? Ndabyibuka navuye mu Rukiri muri gahunda yo kujya mu murenge, umusore tuvugana nta kibazo, dukora umurenge, twandikisha inaha ngaha, makora ibipapuro, testation de celibat, ibyangombwa byose biranga umukobwa, kavukire, imyaka, mbijyana iwabo ku Kibuye mu murenge wa Nyange. Mpageze umusore ndabimuha, ajya kubidepoza nyine, kuko urumva hari mu murenge w'iwabo, naho umusore afite ingeso iwabo bamuziho mu murenge, yaragiye arambikaho ibipapuro, ntiyavuga ati njye mfite ubukwe ndategereza. Ubwo naragarutse i Kigali, ntegereza ko bazaduhamagara, urumva hari igihe babanza kubaranga, kubamanika abantu bakababona, ntegereza ko bazaturanga, ndaheba. Iwacu ku rusengero bakambaza ati se wavuye mu murenge, ubukwe bugeze he? Nahamagara umuhungu ati simbizi, naragiye mbishyirayo, sinzi amakuru, gusa nzajya ku murenge mbaze. Yaje kumbwira ati rero ngwino urebe, ngiye kujya mu murenge mbona bansuzugura ntibagire icyo bambwira. Narateze njyayo, ngeze mu murenge barambwira ngo umusore yaraje, ibipapuro birambikaho arigendera. Hari hashize amezi 3. Ubwo nyuma yaho ibipapuro narabyimuye mbizana i Kigali, ndadepoza ku murenge wa Gatenga, bampa itariki yo kuzajya mu murenge. Umusore tumuhamagaye, umuhungu akuraho telefone, bwa mbere akuraho telefone, bwa kabiri araza, aza ntarangamuntu azanye, hari kuri 27 ndabyibuka, aje ntarangamuntu azanye. Gitifu arambwira ati wasiragiye hano igihe kinini udepoza ibipapuro byawe n'umugabo wawe, none rero sindi bubasezeranye umuntu atazanye irangamuntu. Umusore tumubajije irangamuntu ati ntarangamuntu mfite. Bimeze bite? Gitifu biramucanga, aravuga ati rero nimutahe, ntabwo ndi bubasezeranye. Ubwo nyine nari mfite abantu bamerekeje, urabyumva umuntu ugiye mu murenge, abamerekeje narababwiye nti nuko nyine Imana ikora. Nicara muri sare basezeranya abandi, nari naherekejwe n'abantu bo ku rusengero, ndababwira nti mureke Imana yitwa Imana. Imana yarampamagaye kandi igomba kuncisha kuri Rekonsi, kuko hari igihe Imana yampamagaye, nibuka nkiri mu muhanda mu magambo menshi y'Imana nagendaga numva nkaninira. Ibyo bintu byose bimbaho, nabwiraga Imana ngo gusa nyambika imbaraga kuko warampamagaye. Ubwo rero basezeranyije abandi ku murenge, ndataha ntahana ikanzu nakodesheje. Maze gutaha uwo munsi mbwira Imana ngo ndashaka kumenya amakuru yanjye n'uno muhungu. Ubwo twaratashye njya gusenga, bamperekeje harimo abo twajyanye gusenga. Ndabyibuka nasengeye mu Rugando Kimihurura, Imana ivugana natwe. Nari ndi kumwe n'umusore, Imana ivugana natwe. Yesubiye inyuma gatoya, Imana ntabwo ijya yica amasezerano, ahubwo kuba mu masezerano y'Imana si ukuyagendana gusa, ahubwo gendana uwavuze amasezerano. Amasezerano burya arabagarirwa. Nshatse kubwira abantu bafite amasezerano, Imana niguha amasezerano ntukite ku masezerano Imana iguhaye, ahubwo jya wita ku muntu waguhaye amasezerano. Ubwo rero twasubitse ubukwe, baduha ku itariki 30, turangije dusubirayo turasezerana. Tumaze gusezerana
umusore bamushakira irangamuntu, arongera arayihamagaza ku kabindi barayimushakira, ubwo yatunze irangamuntu yindi ya kabiri igereka ku yari yarasize iwabo naje gukurikirana amakuru, abantu barayama cyane bati umusore yigeze akora ibintu by'ibyaha, irangamuntu barayifatira, none babasezeranyije gute atayigira. Ndababwira rero irangamuntu bamuhaye yindi, turasezerana nta kibazo, nuko byagiye bihagarara. Ni ukuvuga ngo ubu warasezeranye mu mategeko? Nitwa umugore mu murenge nategereje umugabo kwa pasiteri ndamubura. Narasezeranye mu murenge. Ubwo umusore naje gusenga mbaza Imana, ni kubera iki nkoze ibi bintu, ese kubera iki utampereye umugabo mu muhanda byibura ukaba unkoze ibi ngibi ndi mu rusengero. Imana irambwira ngo mwana wanjye, hari ibintu byinshi nkurinzi, ntureba amaso y'abantu bakuvuga ngo ubukwe burapfuye mu murenge cyangwa se burapfuye mu itorero, nkurinze urugo rw'amarira. Kuko jyewe nari narabwiye Imana ngo Mana, nimba uzi ko utanyubakiye urugo ndi mu muhanda ndi indaya, uzanyubakira urugo rw'umugisha mbaye umurokore, bigaragarira abantu bose ko nasenze Imana. Ubwo rero Imana ikajya ivugana nanjye ibyo bintu, aho nikubise hose senga Imana ikavugana nanjye. Umusore naje gusenga amasengesho menshi, mbwira Imana ngo teza ikibazo gituma mpagarika ubukwe mu rusengero, kuko urumva ubukwe bwanjye bwahagaze ku itariki 18 z'ukwa gatanu, mfite ubukwe ku itariki 3 z'ukwa gatandatu muri 2017. Habaye rero imbaraga z'amasengesho no kuba Imana yarabanye nanjye, kugira ngo ubone ikintu wazana imbere y'Imana cyangwa se imbere y'abakristo na pasiteri ngo babwire uti kugira ngo ubukwe buhagarare bivuye kuri iki. Buriya nkunda ADPR ni ababyeyi, ADPR ni abantu bakurikirana abana. Mu guhagarika kwanjye k'ubukwe abantu babyibajijeho baravuga ati ni iki kibaye, ariko jyewe nari narasenze Imana impa inzira. Umusore ubwo amaze gukora ibyo bintu byose wabo baramutenze bamushyira inyuma y'itorero, biba birebire cyane. Ndahamagarwa barambwira bati wakwihanganye ko invitation zasohotse, numva sinzihanganira umujura, kandi buriya Imana ikweretse ikintu iba hari ikindi kintu ikurenze. Ubwo rero nuko nahagaritse ubukwe, nahise ngenda nzana ibyangombwa nza ku rusengero rw'iwacu, ndababwira nti babyeyi banjye ubukwe bwarahagaze, umusore yaguye mu cyaha iki n'iki. Nuko bamenye ko ubukwe bwanjye bwapfuye, nuko nahise mpagarika ubukwe. Hanyuma ubu ngubu bihagaze gute? Niba mu murenge warasezeranye, ubu bihagaze gute? Ndimo gusenga Imana, hamwe no gusenga hari ibintu ndimo kuvugana nayo kandi byiza. Uriya iyo warize Imana iguhaza cyane. Impamvu nari mvuze ibyo ngibyo, ubundi wasezeranye mu murenge nyine kugira ngo wongere gusezerana no gusaba gatanya, ibyo byabayeho cyangwa ntibiraba? Gatanya narakurikiranye ubwo maze kubona ibipapuro iwabo banyandikiye cy'uko yibye nakuye mu mirenge y'iwabo, baniraho kashe ndazi iwacu, njya ku murenge wa Gatenga mbabwira ikibazo cyanjye. Ndababwira nti rero nasezeranye n'umuntu, none ndashaka gusaba gatanya. Barambwira bati jya ku karere, bansaba Igarama. Numva simise mbyihutisha cyane ko nta wundi mufiyanse nari nakabona, ariko ndimo ndashaka kubijyamo kugira ngo mve mu murenge, kuko we yashatse inshuro zigeze kuri 4, abagore batandukana, yakoze ibyaha byinshi. Yajya ampamagara akambwira ati jyewe nabaye umusinzi, ku muntu wasengaga Imana nabaye umusinzi, rero reba ukuntu bigenza, ndumva ntafite n'amatike yo kuzaza aho ngaho ngo nze kuguha gatanya, wowe uzagende wandikishe, numara kwandikisha uzane ngusinyire nguhe gatanya nta kibazo. Uretse kuba byarageze aho ngaho, icyaha yaraguyemo ni icy'ubujura, kandi umuntu wese iyo aguye mu cyaha hari igihe yihana akaba yanahinduka muzima kurusha n'abandi bose. Kuki ngira ngo yenda mutabanje kubigenza gakeya hariya? Ni ukuri ntabwo navuga ngo abantu bamuyobora bamutwaye nabi cyangwa se barabyihutishije. Bamuhaye amezi 6. Hari ukuntu iyo ukoze icyaha iwacu muri ADPR ntabwo baguca mu itorero, ahubwo bagushyira inyuma ho gake, bakabanza bakakugenzura. Hari amezi baguha. Bamuhaye amezi 6 rero iwabo yo kugira ngo barebe ukuntu yitwara, nimba ari buhindukira akagaruka akihana. Ahubwo muri ya mezi 6 nibwo yatangiye gusindamo, nibwo yatangiye kujya asambana, nibwo yatangiye kujya yinjira abagore, akazana abagore akabirukana. Ni ukuri jyewe narihanganye. Urumva nimba maze kugira mu myaka 2 nari naramutegereje, nta kuntu ntari naragize.
nawe rero ubwo yafashe umwanzuro arambwira ati wowe shaka ukuntu wabigenza, jyewe mbona ibyanjye byararangiye, kandi bitewe n'ukuntu nkuzi ndabyibuka hari n'umunsi yambajije arambwira ati ese ubundi ibintu twagiyemo twari twaravuganye n'Imana? Jyewe ari iwabo ku Kibuye nigeze muhamagara 2 tukajya tujyana ahantu gusenga, numvaga Imana niramuka ivuze ngo si we nzafata ko atari we. Ahantu henshi twajyanye gusenga rero Imana yavuganaga natwe, ni ukuri sinigeze mbona yuko yabaye mu masezerano neza, ahubwo burya amasezerano arabagarirwa. Icyo gihe arambaza ngo ese twavuganaga n'Imana? Ndamubwira twavuganye nayo, ahubwo ikibazo watwaye amasezerano ntiwatwara iyaduhaye amasezerano. Ubundi iteka ryose nuhabwa amasezerano n'Imana ntuzite ku kintu Imana ikubwiye. Ishobora kukikubwira muri 2019 ikazagisohoza muri 20 na kangahe. Icyambere ni ukugendana Imana iguhaye amasezerano. Amasezerano burya hari n'igihe yakubwira uraho ukayibagirwa. Muri uko kuntu rero jyewe nasengaga Imana, ngasoma ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana riri mu Migani, ni ibice 2, oya mu Kuva ibice 2, ibice 2 mu Kuva ni umurongo wa 24, ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Iryo jambo ryakunze kumfasha cyane, riri mu Kuva ibice 2 ni umurongo wa 24. Iryo jambo ryarankomeje kuko hari igihe nahuraga n'ibitero binkomereye cyane ngatakambira Imana. Iri jambo narisoma nkibuka ukuntu Imana yagiye ibwira Abisirayeli bari mu butayu, ukuntu yagiye yibuka amasezerano. Rero ntabwo njya numva nihebye Imana iyo dusenze. Icyambere ni ukubana nayo, kandi hari umuntu ubushize wigeze atwigisha aratubwira ati hagati y'umuntu hatuyemo ibintu 3. Imbere hari ibigeragezo, ku ruhande hari ibyo umuntu ahura nabyo by'ibyaha, inyuma hari Imana. Burya ikintu namaze kubona, iyo usoma ijambo ryayo ukabana n'Imana neza, ibyo ntibibura, ibigeragezo ntibibura, ibyaha ntibibura. Gusa ikintu umuntu adakora ku muntu usenga Imana kandi wumvira Imana ni ukudahungira mu cyaha. Burya ibigeragezo bigwamo, Imana irabyemera bakadusohora mu mazu, Imana irabyemera ugasonza, Imana irabyemera ukabura umusanzu muri korari, Imana ijya ibyemera. Ariko ikintu namaze kubona nabwira abantu bari mu bigeragezo cyangwa se bahura nabyo, ni ukudahungira ikigeragezo mu cyaha, ukaba hagati ya bya bindi uko ari 2. Imana hari igihe ijya idepasa bya bintu byose, Imana ikibuka isezerano yagiranye natwe ikaturengera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma nibwira ko yenda hari ubutumwa, ijambo ryo gusoza, hanyuma uraza no gusoza usengera. Reka tubanze tugire ubutumwa tugenera kwanza abantu bagikora umwuga w'uburaya. Murakoze. Ikintu numva nabwira ku bantu bagikora umwuga w'uburaya, buri ikintu cyambeshejeho cyatumye Imana yumva amasengesho cyangwa Imana inkurikirana cyane, nabaga hafi y'Imana. Ndabyibuka hari igihe najyaga sinda ngahita manuka nkajya gusenga, ngasenga burya nkagenda afite umugambi, nkabwira Imana ngo Mana wirengagize ubugoryi n'ubupfapfa nagiriye imbere yawe, kuko buriya nubwo waba urinda Imana ibikuzi. Kuba udahura na gisida mu muhanda, kuba udahura n'abantu ngo bakwice, cyane ko bagenda nijoro, ni ukuri Imana ibibana n'umuntu wayo. Imana rero ikurinda, ifite ikintu izakubyazamo. Ikintu nabwira abantu bari mu muhanda ni ukuri mujye mwiyegereza Imana. Si ukuvuga ngo warayisinze inzoga nizikuvemo, wiyegereza Imana. Hari igihe dusenga nimugoroba turasenga, nyuma ya saa sita abantu barasenga, iwacu batanga ibyifuzo, ukazana icyifuzo imbere y'Imana ukayibwira uti Imana ubu buzima mbayemo ntabwo mbushaka. Imana rero niho natangiriye kuri iri jambo rivuga ngo Imana ijya yumva umuniho. Uje imbere y'Imana ni ukuri wavuye mu kabari nta kibazo, muri ADPR cyangwa se mu nsengero hariho hose ntago bajya bafata umuntu ngo bamusubize inyuma. Iyegereza Imana, kuko Imana intambwe utera nayo hari zitera igusanga.
ubwo rero ikintu nagira ngo mpe bagenzi banjye ni ukuri basigaye mu mwuga w'uburaya, muze dushake Imana tuyishakane umwete. Ni ukuvuga ngo nubwo waba warayisinze ukaza ugasenga Imana ukegereza umuntu ukamubwira uti mfite icyifuzo, hari ikintu nananiwe kureka, ni ukuri umuntu aragusengera akakuzamura akakigira icyifuzo. Kuko nanjye ubwanjye uje ukambwira uti ni ukuri Mari twari kumwe aha n'aha, hari benshi tujya tubona nawe bakambwira bati ni ukuri dusengereye iki kintu twanze kukireka. Ndatanga nomero zanjye za telefoni, buri muntu wese uzajya ubahoka azajya ampamagara, ni ukuri dufatanye. Buriya twebwe twamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, dushobora kuba duhura n'ikigeragezo cyo kubura yo kurya cyangwa ukabura yo kwishyura inzu, ariko ntabwo wabura isengesho ha mugenzi wawe wasigaye mu kazi nka kariya. Hari n'igihe tujya twigomwa tugafata ijoro ni ukuri tukabasengera. Ndaza gutanga nomero za telefoni rero, n'abantu bumvise ubu buhamya baze kutwegera, ni ukuri dusengane Imana. Murakoze. Ni ikintu mvuga. Abo ngabo abo twagiraga twaha ubutumwa n'abakora umwuga w'uburaya hanze aha ngaha, ariko no mu rusengero buriya harimo abakora uburaya mu rusengero barimo, nubwo batagaragara ariko baba barimo. Abo ngabo bo kimwe n'abandi tutabona ku muhanda, bo tubabwira iki? Ya bushize twaraganiriye mbabwira ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya, sinzi nimba naribabwiyeho, ngo intama zizanyura munsi y'ukuboko kwa sebuja azibare. Iri jambo riri muri Yeremiya ibice 33, ngo mu midugudu yose, ngo yo ku misozi miremire no mu bibaya, ngo intama zizongera zinyure munsi y'ukuboko kwa sebuja zibare. Abo babikorera mu rusengero nibabikore, ariko Imana yacu izaza kubarana nabo. Utitaye ngo pasiteri ahagarara imbere yawe, ntabwo ari uzanyura imbere. Iki gihe hari igihe kizagera Imana ikururuka kureba, nimba yaraguhamagaye ikakuvana aho hantu wari uri. Simvuze ngo ni ku muhanda, twebwe tuvuga ko twavuye ku muhanda. Hari abo yakuye mu baterekera, hari abo yakuye muri Nyabingi, hari abo yakuye ikuzimu, hari abo yanahamagaye barya ifiriti n'inyama. Ariko abo bantu bose Imana izaza kubarana nabo. Babikore, n'ijambo ryayo rirabivuga ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko nkanye nanyu, ariko hari igihe kizagera abo bantu bibonanire n'Imana, kuko ijambo ryayo riravuga ngo nzabarasa kandi nzabarasa gitunguru. Murakoze. Hanyuma ubu ngubu rero turimo tugenda twerekeza ku musozo, ariko twibutsa abantu ko badukurikira baciye kuri YouTube bakandika Ibendera TV bakahita abatugeraho. Ubu ngubu ndahamya ko ibyo byose hashiyemo iminsi myinshi. Uretse uyu mwuga hari uko ugenda ubona hanze hameze gute, hanze hakomereye gute, ubuzima rega ntabwo buba bworoshye. Hamwe no gusenga Imana igenda ifasha. Nkijijwe Imana yavuze ko izabana nanjye, irambwira ngo umwana wanjye nzaguhisha. Ibigeragezo ntibibura, tuba mu nzu tukabura yo kwishyura, cyane kutaba ufite umuntu wakwariyata muri ubu buzima tuba tubayemo, uretse gusenga Imana. Turasenga rero Imana ikagucira inzira, ikaguha amano. Nkunda gukora ibiraka, nacuruje agataro biranga, Imana irambwira ngo ndagushaka cyane. Kuba hafi yayo, ndi umuvugabutumwa cyane cyane, ariko no kuba hafi y'Imana. Buriya iyo wamenyereje umwana kuzinduka umuha amata, ni ngombwa kuzinduka umuha amata. Natwe rero twamenyereje Imana yuko tuyiba hafi, kandi ni ukuri kuba hafi y'Imana ni byiza. Imana rero igenda igira ukuntu ibigenza. Naje kuva muri ibyo bintu, hari utuntu twinshi Imana yagiye yongera mu bwenge. Menya gukotera bino bintu by'amakaro, amabuye, amatafari, nza kubimenya kubikotera. Sinigeze mbyiga, ni ibintu byanjemo gutyo bitewe n'ubuzima, kwanga gusubira mu cyaha. Imana rero hari igihe njya kugira gutya, nahura n'ikibazo cy'inzu nkabona Imana impaye ikiraka, ntikimpa igihe kinini, cyane ko no hanze aha mu buzima tubayemo ku kintu cyitwa abakobwa cyangwa abadamu, hari ibigeragezo duhura nabyo. Hari igihe ukoreshwa n'umugabo akakubwira ati nibitagenda gutya ntabwo nguha akazi. Ibyo bintu nabyo bigenda bitugora mu kazi duhura nako cyangwa se tunyuramo, ariko Imana hari ukuntu igenda ibigenza, ikampa amafaranga nkishyura inzu. Nta muntu mfite ufasha, nta farije, nta muterankunga uretse Imana. Imana rero hari ukuntu ibigenza, nubwo mbura amafaranga y'ukwezi abira akikubitamo, ariko hari ukuntu njya kugira gutya nkabona Imana impaye amafaranga. Ni ukuri ntacyo nayishinja.
tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyangwa se ubuhamya twagiranaga na Mariza Violette, ariko turaza gusoza n'isengesho. Watubwiye ko ushaka gusengera abagikora umwuga w'uburaya, ariko mbere yaho, mbere yo kugira ngo tugere aho ngaho, ubundi mu buzima cyangwa se muri iriya myaka wari urimo ukora uriya mwuga, ni umwaka hari hataramenyekana cyane cyangwa se hataritabirwa ibintu birebana n'agakingirizo. Watubwiye ko nta mwana wigeze ukuramo, ni irihe banga wakoreshaga? Nta banga nakoreshaga. Buriya Imana ikugiraho umugambi, kandi ngo yatumenye tutarabisoro mu nda za ba mama. Imana yamenye ntarabusoro mu nda ya mama. Imana indindira hariya hantu, ntawe nagiyemo, nta niyo nakundaga, nta nda nakuyemo nk'uko nabibabwiye, nta n'umwana nigeze mbyarira muri buriya buzima. Imana yabanye nanjye, ibana nanjye. Biriya bintu nangaga umukobwa ukuramo inda, nkanga umuntu wakwica umwana. Nta banga rero nakoresheje. Imana yabanye nanjye, iranyirindira gutyo gusa, nta kindi kintu nakoresheje. Wabigenzaga gute? Nakoreshaga agakingirizo, sinavuga ngo ni buri gihe, hariho n'igihe kacikaga, ariko ni ukuri ni Imana yandengeye. Nta kindi kintu nakoresheje, si ubwenge, si ubuhanga, nta kundi kuntu nabigenje uretse Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Ntabwo byabagaho ko umuntu ashobora kuza akakubwira ati ndaguha amafaranga ayo ari yo yose ariko tubikoreraho? Jyewe ahantu navukiye mfite mubyara wanjye wishwe na sida kera, intambara yari itaraba, nari nkiri umwana, amera ibintu mu maso bimeze nk'amabuye. Nubwo uwo mwuga nawubagamo, niyo mpamvu nabibagamo nkaba hafi y'Imana, nkaririra Imana nkayibwira ngo Mana, bitewe n'umuntu nigeze mbona wabaye gutya na gutya, mbabarira ntazandura sida, kuko narayitinyaga. Nubwo ntarekaga gusambana, ariko natinyaga sida. Ubwo rero nabyitwararikaga cyane. Ahantu nakubwiye ngo sinabonanaga n'abantu benshi, iyo nabaga nanyweye inzoga ntabwo abagabo nabemeraga, twarashwanaga. Narazaga nkakunywera inzoga, ukangurira icyo kurya n'icyo kunywa, nabona sinze ngahita nkubwira ngo ntabwo nshaka gutahana nawe. Ni kenshi rero narwanaga n'abantu bamwe, nkabasubiza nk'amafaranga babaga bampaye imbere, nkamubwira ntawe kugira ngo njye kuryamana nawe nasinze, fata amafaranga yawe nigendere. Ni ubwo buryo nakoreshaga iyo nabaga nasinze, sinemeraga abagabo. Hanyuma reka tugere kuri kiriya sengesho noneho tunasoza. Ndumva ashaka gusengera nk'abantu baduteze amatwi. Imana buriya hari ukuntu ijya yumva isengesho ryacu, kandi yumva isengesho ry'abantu bose. Umuntu burya ikintu cya mbere ni ukugira intego. Njya gukizwa nafashe umwanzuro, mbwira Imana ngo Mana, fashe umwanzuro. Kandi buriya inyoni ntabwo yizera igiti igiye kugwamo, ahubwo yizera amababa igurukisha. Rero hamwe no gusenga Imana yacu yaduhamagaye, Jyewe nigeze fungirwa kwa Kabuga, nkajya mbona abantu benshi badusangagayo bakatubwira ngo tuzabaha inkunga ntitwigeze tuyibona. Ariko iyo wegereye umugabo witwa Yesu, hari inkunga agenda guha, akaguha inkunga, akaguha umufasha ugutunga muri uru rugendo turimo. Uru rugendo ni urugendo rugoye cyane, nkatwe tuba twaravuye hariya ahantu hari byinshi biduhiga, hari byinshi biba biduteza imbere yacu. Ariko ndagira ngo mpisengesho abantu bagisigaye hariya, n'abantu babikora bumva yuko, mbese bakumva yuko nta muntu bareba, hari amaso y'Imana azaba ari kukureba umunsi uzaba wagiye gusambana. Hari amaso y'Imana kureba iyo wabikoreye mu rusengero. Hari benshi barambika mikoro hasi, hari benshi babikora nkana, bakabikora babishaka, ariko ni ukuri ndagira ngo ufate umwanzuro hamwe n'Imana. Reka dusengere isengesho ryo kuvuga ngo Imana idukomereze amaboko, kandi Imana ituzirike kigufiya, idufate dukomeze, kuko twebwe ari twe twifashe ntabwo twakwikomeza, ariko Imana yo yonyine igufashe yagukomeza. Mana yacu, Mana nziza, wera wa Isirayeli, Imana yaduhamagaye, uri Yesu wizuye utsinda icyago n'urupfu, niyo mpamvu tukwemera. Twarimo kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe, twarimo tukuvuga yuko watugiriye neza ukadukura ku muhanda. Hari byinshi waturinze muri iyi minsi igoye abagenzi, hari byinshi twahuye nabyo, uraturengera, uri Imana. Mwami Imana yacu, twarimo gusengera abantu bagikora uyu mwuga mu izina rya Yesu Kristo. Hari benshi wagiriye neza bagenda babivamo Mana, hari benshi nzi barimo bavuga ishimwe ryawe, hari benshi nzi bashinze
insengero bavuga gukomera kwawe. Mana, nagira ngo nsengere aba bantu bagisigaye mu muhanda, ubagirire neza, ubafate ubakomeze. Mwami Mana yacu, umuririmbyi yararirimbye ngo hari intamu urwenda n'urwenda, ariko ngo hari izo wasize ngo uremere ujya gushaka imwe. Muri aba bantu basigaye ku muhanda hari abo wajya gushaka ukabagirira neza, ukabaha agakiza. Ubu buzima buragoye, n'ubuzima bubabaje. Turagushimye ko watugiriye neza, tugushimiye yuko hari ibyo ugiye kurema n'icyo ugiye gukomeza. Mu izina rya Yesu sengeye ababikora babishaka, ababikora rwihishwa, bakiborera mu murimo w'Imana, bakabikora bumva ahari ari ugukina n'icyaha, ariko iki ni icyaha kizarimbuza umuntu. Mu izina rya Yesu abo nabo bagarukeho, wongere ubafate ubakomeze. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, urakarama. Twarimo tuvuga kugirirwa neza nawe. Izina ryawe nirikirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen.